Twongeye tubaha kaze kuri Yamuhe TV, ikaba ari channel ibagezaho amakuru y'ingenzi. Kuri ubu rero tumaze iminsi tubagezaho video zijyanye no gusobanura ibijyanye na artificial intelligence. Minisiteri y'abakozi ba leta yagiye itangaza amakuru agiye atandukanye avuga yuko buri mukozi wa leta wese agomba kuba yaraprodinze certificate ya AI muri IPPC bitarenze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Hari ingaruka rero zigiye zitandukanye zishobora kuzagirwa ku mukozi uwo ari we wese uzaba utubahirije aya mabwiriza nk'uko tugiye kubirebera hamwe, harimo kutazamurwa mu ntera, kudahabwa amafaranga y'inyongera ku mushahara. Hari ibibazo bizagaragara mu bijyanye n'igenzura no kudashaka kugaragaza ubumenyi ufite nk'ikoranabuhanga. Ibi byose akaba ari amakosa yose tugiye kurebera hamwe ku bijyanye n'ingaruka z'abakozi bazaba batakize amasertificate yabo muri system ya IPPC mbere y'itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025. Niba aribwo bwa mbere rero ubonye Yamuhe TV, kora subscribe usangize n'abandi izi video kuko ndabizi ni benshi ziri bufashe kandi ni benshi ziri bugire icyo byungura mu bumenyi ndetse n'imikorere. Reka turebe rero ingingo ya mbere cyangwa se turebe igice cya mbere. Iyo umukozi wa leta, aya ni amabwiriza ya Minisiteri y'abakozi ba leta, iyo abakozi ba leta badashyize AI certificate yabo muri IPPC abatayizi ni Integrated Personal Payroll System nk'ubwo amabwiriza ya Mifotra abiteganya, ingaruka zishobora kuba izi zikurikira. Icya mbere, hari kudakurikiza amategeko n'amabwiriza ya Mifotra, kuko niba Mifotra yasohoye amatangazo bakanayasinya bakamenyesha abakozi bose yuko hari ibintu bagomba kubikora, kunyuranya nabyo ni ukudakurikiza amategeko cyangwa se amabwiriza yatanzwe na Mifotra. Mifotra isaba ko abakozi bose bagaragaza impamyabumenyi cyangwa amahugurwa kugira ngo bigaragazwe muri IPPC. Kutabikora rero bishobora gufatwa nko kutubahiriza amabwiriza y'umukozi wa leta. Umukozi wa leta, yaba umwarimu, yaba umukozi ukora mu nzego z'ibanze, yaba umuganga cyangwa se mu kigo cya leta, abantu bose barebwa no kuba bafite izi certificate z'ibanze enye zo kuri AI. Mwumve yuko kudashyira imyirondoro cyangwa se kudashyira certificate muri IPPC ari amakosa kandi bizakugiraho ingaruka. Mbibutsa yuko deadline kuba zashyizwe muri system ya IPPC ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Icya kabiri, kudahabwa amahirwe yo kuzamurwa mu ntera, promotion. Muri leta kugira ngo certification cyangwa amahugurwa yemewe, kugira certification cyangwa amahugurwa yemewe bishobora kuba kimwe mu bipimo byo kuzamura mu ntera. Kutayishyira muri system ya IPPC bishobora gutuma uwo mukozi atabona amahirwe yo kuzamurwa mu ntera. Ninde utishimira kuzamurwa mu ntera kugira ngo yongererweho yitwa dufaranga bamwongeraho mu gihe umaze mu kazi buri myaka 3? Muzi yuko buri mukozi wa leta agenda azamurwa mu ntera. None izi certificate za AI nutazishyira muri IPPC bishobora kukubuza amahirwe yo kuzamurwa mu ntera. Ese wabuze iki kugira ngo uzamitingi deadline yo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2026 uzabe warangije kwa uploadinga izi certificate muri system? Ese ari imbaraga bigusaba kabandi se babishoboye? Gira vuba rero niba hari certificate ukibura kugira ngo ujyane n'igihe. Ikindi cya gatatu, hari kudahabwa ibishushanyo cyangwa inyongera z'umushahara. Ahangaha kubijyanye na certification, ahangaha turasobanura neza. Hari igihe IPPC igenzura certification kugira ngo ibone niba umukozi akwiriye inyongera z'umushahara, aricyo bita salary increment cyangwa se ibindi byongera ubumenyi. Nka certificate muri IPPC nta nyongera, kuko hari igihe nanone bashaka kuguha inyongera bitewe na certificate wagiye ushyira muri IPPC. Iyo basanze ntazirimo rero ya nyongera bongera ku bakozi bose nayo ushobora kuyibura. Icya kane, hari kunanirwa kwerekana ubushobozi mu kazi. Kunanirwa kwerekana ubushobozi mu kazi kandi ubufite nabyo bihanwa n'amategeko. AI certificate ishobora kuba icyemezo cyerekana ko uzi gukoresha AI mu kazi kawe. Ntabwo kuyishyira muri IPPC bishobora gutuma ushimangirwa mu kazi nk'umukozi ufite ubumenyi bugezweho. Bivuze yuko rero
IPPC ama certification impamvu badusaba kuyashyiramo nanone byemezwa n'ama certification dushobora kuba twashyizemo. Icya gatanu, guhura n'ibibazo mu igenzura cyangwa se audit. Mu gihe habaye igenzura cyangwa audit ya Mifotra, abakozi batashyize certificate zabo muri IPPC bashobora gusabwa ubusobanuro cyangwa bakagira ibihano byorohereje bitewe n'icyo amategeko avuga. Bantu banjye bakurikira Yamoye TV, icyo nkora no kubagerezaho amakuru ku gihe. Ese ibi birakwiye yuko uzahanwa kubera yuko utashyize certificate muri IPPC? Isuzume nawe kuko igihe kiracyahari cyo kugira ngo ubashe kuba wabikemura. Ikindi, ni byiza ko abakozi bose bashyira AI certificate zabo muri IPPC vuba kugira ngo birinde izi ngaruka. Kumenya ko certificate yemewe kandi ihujwe n'amategeko ya leta bifasha mu kuzamurwa mu ntera no kwemezwa ubushobozi. Aha ni twavugaga, hari abantu bagiye bakoresha ama certificate bakagenda bakaditinga bakandikisha amazina yabo kandi batarazigiye, batariza amasomo yabo kugira ngo system ibahe iso certificate. Mbibutse yuko certificate kugira ngo yemerwe ni certificate kugira ngo yemerwe nuko ibiriho amazina yawe, imyirondoro yawe yose, iriho ikigo cyatanze iyo certificate ndetse n'itariki yayitangiriyeho, ndetse hariho na code scan bashaka guskanaho kugira ngo babashe kuba batrackinga ya certificate yawe. Igenzura rero ko certificate yawe ibi byose ibifite. Nagerageje kubakorera checklist y'abakozi kugira ngo babashe kuba bashyira ama certificate yabo muri IPPC. Ikintu cya mbere, kwemeza ko certificate iboneka. Ibi ni byane nababwiraga, ugomba kuba wizeye neza yuko iyi certificate ugiye gushyira muri IPPC iboneka kandi ifite na address yayitangiwe ishobora kuba yabonekerwaho. Muri ibyo harimo, reba niba ufite certificate yemewe ikubiyemo amazina yawe, itariki yatangiweho ndetse n'ikigo cyayitanze. Ibi ngibi manzu bicekinga muri certificate yawe mbere yuko ufata umwanzuro wo kujya kuyauploadinga he muri IPPC. Reba niba certificate yawe ari digital copy, PDF cyangwa image isobanutse kugira ngo uyishyire muri IPPC. Bibutse yuko kugira ngo certificate ushyire muri IPPC nuko igomba kuba itarengeje megabyte imwe. Iyo irengeje megabyte imwe bisaba kuyikorera icyo bita kureducinga size ya PDF cyangwa se gusplitinga PDF size kugira ngo igire size iri under ya 1 megabyte. Icya kabiri, gushyira certificate muri IPPC. Nukuvuga umaze kureba certificate yawe warayikoreye, umaze kugenzura ikiriho amazina yawe, iriho amatariki, iriho igihe yatangiwe n'ikigo cyayitanze, ndetse iriho n'uburyo busobanutse bwo kuba batrackinga iyo certificate. None icya kabiri ni ugushyira certificate yawe muri IPPC. Urinjira muri IPPC portal ukoresheje credentials zawe, nukuvuga email na password ukoresha muri IPPC. Urajya muri hanyuma ujye kuri muri employer profile. Numara kujya muri employer profile ujye kuri certification, hanyuma ujye hano handitse training, ubundi urauploadingamo certificate yawe ya AI. Andika neza itariki yitangwa n'ikigo cyayitanze. Mbibutse yuko iyo ujye muri IPPC umanza kwandika title ya certificate ugiye ukorera gushyiramo. Bakagusaba no gushyiramo umwaka iyo certificate yabonetsemo. Hasi bakagusaba no kwandika neza ikigo cyagwaye iyo certificate. Hanyuma nurangiza kubishyiramo neza, emeza yuko certificate yashyizwemo neza, aribyo bita check, urebe niba yabaye uploaded successfully. Ibi rero ni ibintu by'ingenzi bishobora kuba byagufasha. Nkuko nabikubwiye, nugera muri IPPC uzashyiramo izina rya certificate. Urugero, hari AI literacy. Iyo ngiye nuyisearchinga mu certificate yemewe kuri IPPC uzayisangamo. Hanyuma hasi ikigo cyayiguhaye uzashyiramo Calibrate Skills kuko niyo yaguhaye certificate. Hanyuma itariki yatangiwe ubwo ni 2025 cyangwa 2026 bitewe n'igihe wayikuriye muri system. Hanyuma nurangiza ushyiremo wemeze ubwo certificate ujye ku uploadinga ya certificate yawe, hanyuma usavinge ubwo certificate yawe ibe yagiyemo. Hanyuma ku 1 million promoter nayo muri IPPC irimo. Introduction to AI cyangwa introduction to artificial intelligence
irimo. Iriya how AI impact you and your government nayo irimo. Byose amazina arimo, nta kwihimbira amazina kugira ngo umukoresha wazabashe gutrackinga neza yuko za certificate zawe enye zibanze zabashe kujya muri system. Muntu wanjye, mbere yuko ujya kwa uploadinga, manzo urebe yuko izina rya certificate riri guhura n'izina washyizemo muri system ya IPPC kugira ngo bitaza kunyuranya cyangwa se bakazatracking bakazavuga ko wowe utigeze wiga. Ntuzakora amakosa rero, huza amazina, izina rya certificate urihuze no mu izina rya IPPC. Aho kwiyandikira ibyo ubonye, manza wicara ugenzure, kubera yuko Mifotra amazina yose yizi certificate uko arenye zose amazina yayo yazishyize hehe, yazishyize muri system ya Mifotra. Ariyo mpamvu mu gihe ugiye kuzaplodingamo, reba yuko izina waryanditse neza, ubundi hasi wandike umwaka wayiboneyemo, wandikemo n'ikigo cyayiguhaye, ubundi ujye muri attachment yatacingeho nkuko bisanzwe. Reka dukomeze rero. Icya gatatu ni ukubika kopi y'inyandiko. Bika kopi digital PDF hamwe na kopi ya printout yemewe niba bizakenerwa mu igenzura. Muntu wanjye, niba izi certificate warazibonye, wikwiringira ngo ufite soft, ahubwo genda uziprintinge ubundi uzibike nka dokima zawe, kuko hari gihe zizakenerwa yuko uzakenera kuzerekana, kandi bikazakugora yuko uzajya kuzikura hehe muri system. Ikindi cya kane, fata screenshot y'icyemezo cyemeza yuko yashyizwe muri IPPC. Ushaka kuzishyira muri IPPC ugasanga system harigeze ziba zifite ibibazo, ariko fata screenshot yerekana yuko waranje kuzaplodinga, ku buryo niyo umukoresha wawe azakubwira yuko ntazo washyizemo, uzamwereka screenshot igaragaza yuko za certificate zashyizwe muri system ya IPPC. Ikindi cya kane, kurikirana ingaruka niba utayishyize. Ni ukuvuga ngo izi ni ingaruka zizaba ku bakozi bose bazaba batashyize izi certificate zabo muri IPPC. Icyambere, harimo ingaruka zo kutazamurwa mu ntera, promotion, bishobora gutwara igihe kitari gito. Wenda niba wari ugiye kuzuza igihe, bishobora kuza gutwara igihe kindi, ugasanga abandi babonye horizontal promotion, weho ukayibura bitewe nuko utashyize izi certificate muri IPPC. Ikindi, inyongera ku mushahara, aricyo bita salary increment, bijyanye na certificate, naho twabonye yuko ushobora kubibura mu gihe izi certificate za AI tutazishyize muri IPPC. Ikindi, ushobora guhura n'ibibazo mu igenzura rya Mifotra audit, bitwe twabibonye. Ikindi ni amahirwe yo kugaragaza ubushobozi mu kazi, AI skills ashobora guhungabana, kubera yuko abakozi bose bagomba kuba barahuguwe ku bijyanye na AI. Weho utari kugaragaza yuko ufite ubushobozi ku bijyanye na AI, cyangwa se utari kugaragaza ubushobozi ko ufite amakuru kuri AI, ibi bizatuma ushobora kuba wahabwa ibihano cyangwa se ukaba wasezererwa, kubera yuko uri kugaragaza yuko nta bumenyi ufite mu bijyanye na AI kandi mu by'ukuri warabyize. Inama n'ingamba dushobora kubaha ni ugushyira certificate zawe muri system muri IPPC vuba na bwangu. Ikindi cya kabiri, saba HR wawe, HR cyangwa se IT support, niba ufite ikibazo cyo kuyishyira muri system agufashe kuba yayishyira muri system. Ikindi, komeza ubika kopi y'inyandiko zose zemeza certificate yawe, yaba soft copy na hard copy. Ikindi cya kane, kurikiza amabwiriza Mifotra kuri training na certification zose. Hanyuma ibintu ubikore bitarenze ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026, ubundi wicare uri safe. Ureke abazahura n'ibihano bazahure nabyo, ariko wowe ku giti cyawe ibyawe wabikemuye. Iyi rero yari Yamuhe TV ku nama twabahaga zishobora kubafasha kwirinda amakosa cyangwa se ibihano mushobora kuzakorerwaho na Mifotra mu gihe mwaba mutubahirije ishyirwa muri gahunda ya certificate za AI training ku bakozi bose nkuko byasabwe, ndetse igihe deadline mwibuka ko yageze kuri 31 bakemera bakabona harimo imbogamizi bakongera n'igihe. Make sure rero yuko certificate zawe zageze muri system IPPC kandi wazishyizemo neza. Kuzishyiramo ni kimwe no kuzishyiramo neza ni kimwe, kuko ushaka kuzishyiramo nabi ntibabashe kuba bazibona, cyangwa system ntibashe kuba yazitrekinga, HR wawe cyangwa se IT ntabashe kuba yazibona, akaza kuripotinga nk'umuntu utarigeze azishyira muri system. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye ubusa. Iyi rero ni Yamuhe TV, kora subscribe usangize n'abandi iyi video, turabakunda cyane, turazi tubakoreye izindi video zishobora kubafasha. Ciao ciao.